yegura none se ahubwo abo bana Claude ko batakureba wareza bawe nyabusa abo bana muri basaba muravuga vava ngo diaspora ubwa mbere mwarabanje muravuga ngo aba diaspora bagiye gukiza vava igosha mutuma batamufasha yego none n'ubu ngubu murimo muravuga ngo abo bana ngo twabwirwa n'iki n'uwo Jennifer warabyaye uko njya kumva mu kiganiro nawe ufite abana uyu munsi umuntu arabyara kurera bikanga akarererwa na rubanda urimo urumva aho kugira ngo mufate izo cano zose mwamukoresheje muvuga ati reka tugure amahene 3 cyangwa amahene 5 ugende ayo wenda jihad buriya biragora guhora umuntu ejo ukamuha n'ejo ukamuha uyu munsi ukamuha 5 ejo ukamuha 10 ugeraho ukarambirwa sibyo ariko bibuza aho bagashyize hamwe bafate bavuge ati reka twebwe ririya vumbi ryo ngo Ezekiel ryo sinzi ko ryabona n'ikintu ryashyiraho ariko byibuza Claude nk'ubakuriye nk'ukuriye iryo gobe uri kumva avuga ati ngiye harya ngo ni ukuriye iryo gobe ry'imbwa ikongo ngo Rayira yavuze ariko Rayira buriya yari yarebye kure burya ko nabonye harimo n'imbeba z'imishushwera ewe mwongeramo n'imbeba z'imishushwera barabana ari oya baranaga ari gobe pe ry'imbwa imbwa hu oya ni mugereranye n'ibintu by'amafuti ntimugafate imbwa reka kusuriya mukobwa we ko yarengereye yarabubashye bikomeye abita igobe imbwa we imbwa zirinda umuntu nabonye harimo utuntu twumye oya n'imbeba z'imishushwe oya Ezekiel niba uri umuhanuzi nk'uko ubivuga burangewe ntekereza yuko iyo uri umuhanuzi ntago wijya guhanurira abandi ngo Imana ngo nibaha amazu meza ngo ibahe ibiki niyihanurire rwose ihera ku biryo ihanurira ibiryo ijya kurisha ihera ku rugo Ezekiel banza wihaze mu biribwa nukuri naho kumva ngo mwe muri abacanshuro ngo we Jihad ukora ku Isimbi TV ahubwo nta naho muzi ngo we buri hano hora none umva ikintu gisekeje yavuze ngo ngiye ngo buranga utanga ibihumbi 50 ngo sinajya mu kiganiro ngo buranga nawe amaye nkani najyayo ya peti nako wa mugabo we disi umva none ngo twabagiriye ishyari ngo tumaje kubona ko YouTube zabo ngo zakomenga izacu zaguye nge nta YouTube channel ngira sibyo twebwe se hari YouTube channel tugira ntazo tugira ntazo tugira pe ngewe ibiganiro nkora naho ngayi wawe ibiganiro nabikora rwose si ikibazo sibyo ariko dufite ibintu tugiye kuganiraho tutagiye kwiha rubanda tutagiye no gushinyagurira abantu ntago numvishe nawe gufite umwana none se amafaranga bari guhereza bari kufashisha abana ba Dorimbogo nibatayabahereza aragaruka iwawe arafasha abana bawe yegora cyokora mureke mbabwiza mureke umutima mubi niba koko Dorimbogo yarabashimishije niba yarabahaye views aya masaha ibiganiro bye bikaba bikiri ku macano yanyu aho kugira ngo mugire ikintu mukora ahubwo muracyarimo muravuga ngo yari prank ngo twabwirwa n'iki ngo yuko ngo bari abana arabiwe iki ni igihe cyo kuba arabiwe ubundi igihe cyo kugira ngo murebe ikintu mwabafasha niba koko mwarabanye neza ubundi batababe ikibazo mufite n'iki ese mbabazi nkamwe nk'abapasiteri ubutumwa bwiza mubwiriza n'ubuhe warangiza ukavuga ngo okay kugira twumvikane neza hera kuri video ya mbere nakoherereje tugende tubigendanamo gake gake ya mbere ihera kuri uno mukecuru witwa cyo kora reka dushimira abantu basabye imbabazi pe rwose tujye tuza tugaya ariko tunashimira rwose abantu mwasabye imbabazi Imana ibaha umugisha kandi ziba nizere ko yazibaye niba Mugwiza yaravuze ati rwose ndigaye Mana twavuze amagambo menshi nukubera yuko umutima yaratsinzwe n'urubanza
hanyuma dukurikizeho uriya Pastor Justin rwose urabona yuko anaca bugufi ukabona ko n'umutima wiwe wamenetse nimureke twavuze nabi kandi natwe tuko rwose urwango rwose twabonaga muri social media twashakaga views sibyo soko za Pastor Justin numvise bavuga ngo ni wowe ngo nshuti ya Ezekiel Pastor Justin we kufite n'umubiri kigaragara cyurarya kabisa urafuza pe uyu wafata n'umwanya wo kurya urabona ko nabasha no kubona n'amavuta we yo kwisigara yashaka inshuti yawe wabanza ukajya kumukuza ari amabwene hano hariho umuganga witwa Ale vitamine ararabye hejuru ameze nk'ayipusi nako ya intuzi injangwe yo mu rubingo burya inturo yo mu rubingo igira amenyo amwe areba hejuru andi areba hasi ameze nka majagu umva wowe Justin bwira Ezekiel ajye kugoroza ari ajya abona uko abona gushinyika noneho afite utwinya tugize nk'utwipushi inturo yo mu rubingo we Justin umunsi twahuye wowe Justin ngo Justin burya si urugome cyane ntago Justin ari umugome kandi oya Justin ntago ari umugome mwamaje kwihakana barabaga babwira ati ariko se mwakemeye oya Justin ntago ari umugome ndavuga ahubwo karango neze Ezekiel mana Ezekiel babarumvana umubumubwo Ezekiel uzapfa wumve nugera mu kuzimu zagarama wibaza nubonera ishinyagura mufite ariko ubundi harya ni mufite abana bizababeho nkuko biri kuba kuraba ubundi tuzareba uko mubyumva we Justin rero bwira iyi mbwebwe ifite amenyo nk'aya magaju sinzi nimba mwaba muyizi mwabantu bwe magaju ni akantu k'akuma gakurura utwatsi hanyuma amenyo ye ubundi anayoze mu mugurira uburoso bugaragara buzima mu mugurira wa korogate nziza yoza amenyo maskini ikindi Justin ubwire Ezekiel abashe kurya nabanzarye ariko Justin kuki musukana kuki mwe muza mu biganiro mwariye mukamurekana wakaza guti bitabapfu kuri yatariye ni majagu igosha ese kuki ese koro ntago ahi wawe wanatetse byibura ngo mbere yo gukoresha ikiganiro gukorana ikiganiro n'umuntu banza uramugaburire ni majagu ni majagu ntago ari magaje ni majagu Kraneo muzacunga inturo yo mu rubingo nimugira amahirwe yo guhura nayo mu gitondo cy'umuseso iyigize cya ujya kubona ukabana amenyo yara like this ni nkaya ndi kureba noneho mana maskini ireba ariko namwe nimurebe n'ukuntu uyu mwana w'umugabo asuzugura uyu majagu niyi majagu imwuzuyemo arangije ngo bariya ngo nabakoresha gakorerwa amabuye gakubitwe n'inkuba urakanshe hirya reka mpere kuri iyi ngiyi faya ese ubundi mbabazi ubundi ariko ndashaka kumenya ariko abantu aba ni bamwe birukanwe mu matorero ngo nta torero basengeramo Korode nawe vuga ko asengera Kabeza kandi abagore b'Ikabeza barateranye baravuga bati ntidukeneye iriya njajwa y'umugabo hano ariko koro bundi nkubaze ikibazo kitagira icya kabiri iyo utekerereza mu mana urifata ukavuga ngo ubuzima bwanjye kwa 7 cyangwa mu kwa 8 yegura Claude we jewe nge no gupfa nta kibazo pe nanapfa kuko nanjye nago nzatura nk'umusozi ariko ngewe urupfu rwanjye cyangwa se n'ikindi kibazo cyose nzagira mu kwezi kwa 8 no kwa 9 ibyo bintu biri ku mutwe wawe Claude ndabigushyiraho ijana kuri oyo Koro zirakwakanye rero ubu narabatijwe kuronge narabatijwe kandi ibyo nabatijwe ni ngewe ubizi sibyo ntago ngewe ndi kuza hano guhangana nawe no gutukana nawe nkuko ubikora kandi witwa ngo uri umuntu w'Imana ngo ukore ngo uri umupasteri ariko Claude ururimi rwawe rwo kubuza abantu gufasha abandi ibyo bintu ntago ari ibintu bijyanye n'iby'umukozi w'Imana yakabaye akora umukozi w'Imana nuwunga abantu nuganiriza abantu nubagira inama nubafasha kuva mu bwigunge nubafasha kuva mu byaha ntago ari umuntu uza kuduhira nka radio isami noneho afite ukuntu yikunkumura nk'urwiri rwameze habi n'ibikote bivamo ipamba
ryashaje korode ntabwo twebwe turi ba Pastor Mutesi wavuze ngo ugurira amabubu n'ibiki hey